aya muri ya gahunda yacu nka Hand of God, gahunda twemeje kuzajya tubaha update nka tubagezaho amakuru agezweho hirya no hino. Uyu munsi reka turebere hamwe amakuru ari kugenda avugwa muri Kongo. Muri Kongo ese cya gice Uvira cyamaze gufatwa na M23, ese bimeze bite? Ni biri kujya mbere ni ibiki? Ese ko twumvisha amakuru ngo M23 tugiye kuharekura, twabivuze muri video yabanje. Niba ushaka kuyireba ugenda urebe kuri Hand of God. Ese bimeze bite? Ni biki bigezweho? Ese amakuru ari kuvugwa na yahe? Reka dutangire sasa rero indi Hand of God. Amakuru ari kuvugwa ngo nuko ubu ngubu tuvugana hari imyigaragambyo muri Uvira. Muri Uvira nibyo hari imyigaragambyo, abaturage bari kwigaragambya bavuga bati turashaka M23. Abaturage bakunda M23, barashaka kuvuga ati mu gihe M23 yari hano dufite amahoro, none M23 kuki igiye kugenda? Ubu ngubu M23 amaze gushyiraho kondisiyo ivuga ngo mugomba kuzana abasirikare badafite uruhande babogamiyeho. Ni ukuvuga ingabo z'u Burundi zifite aho zibogamiye, SADC nayo yaraje tubona igeze aho ibogamiye, ariko M23 yavuze iti hagomba kuza ingabo zifite aho zibogamiye. Bivuze ngo rero biraza gutwara igihe kugira ngo M23 ibe yavuye muri Uvira. Ntabwo bigiye guhita umunsi umwe cyangwa se iminsi. Bikurumva birasaba ko habanza kuza ingabo basuzumye ko nta ruhande zibogamiyeho, nta kugira ngo basige uwo mujyi umeze neza kabisa. Ni ukuvuga ngo rero abaturage barimo kwigaragambya, barimo baragira bati, barimo baravuga bati, barimo baramagana iyo leta ya Kongo, bavuga bati turambiwe ubuyobozi butita ku baturage, kandi turambiwe ubwo buyobozi bwacu Tshisekedi budashoboye kumanaginga iki gihugu cyacu cy'igitangaza. Abigaragambya muri Kongo kandi baragira bati iyi myigaragambyo turimo ntabwo ari imyigaragambyo twahatiwe gukora bitewe n'ayo 23 cyangwa se M23 duhatiye gukora, batahubwo iyi myigaragambyo twahagurutse nk'abana ba Uvira, nk'abana b'igihugu kugira ngo tuze turwanirire igihugu cyacu. Abigaragambya muri Kongo bakomeje bagira bati ubu nibwo tubayeho neza, kandi ubwo bavuga ibyo ngibyo nta n'ikimwe kirashira mu 23 ifashe Uvira, ariko baragira bati ubu nibwo tubayeho neza, nibwo tumeze neza. Bati twiboneye abantu babona ingabo za 23 bakirukanka, ati ubu nibwo tubayeho neza, nibwo turinzwe, nibwo umutekano wacu umeze neza. Baragira bati rwose nibwo umutekano wacu umeze neza. Abigaragambye kandi baragira bati uyu munsi uraburi mu nzira uri kugenda ugahura n'umusirikare cyangwa se umusoda akagusuza akigendera, mu gihe mu minsi ishize izo ngabo za Kongo uhuraga n'umusirikare akaba yagusaka, akaba yakwambura n'ibyo wari ufite, akagucakaza, akagusaka, nibura twuvuye guhaka dutwara ibintu nk'ibyo nyine. Niyo mpamvu Tshisekedi yavuze ati mw'abasirikare nasanze mumeze nka za mayibobo, rwose perezida we niko yabibwiriye. Ubwo rero ayo ngayo akaba ari amwe mu makuru yagezweho aho muri Kongo, by'umwihariko mu gace ka Uvira, ariko kubera intambara ihuje M23 ndetse na Kongo. Tukaba turi gukomeza kugenda tubagezaho n'indi update kuri ayo makuru yo muri Kongo. Mukomeze gukora subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze no kugenda tubona ibiganiro bitaha. Njya kuza ikiganiro nkaba nereonse, mukomeze rwose mudufashe, mudushyigikire, turi ko twatera imbere.